Ni ryari bavuga ko umuntu yavuze ukuri? Ni ryari umuntu yitwa imvuzivuzi? Kubera iki kuvuga ukuri kw'amafuti y'umunyacyubahiro ari ngo kwicukurira imva y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza? Kubera iki? Kubera iki kuvuga ukuri kw'amafuti y'umunyacyubahiro ari ngo kwicukurira imva y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza? Kubera iki? Ni ryari umuntu yitwa umunyabwenge? Ni ryari yitwa injiji? Ni ryari umuntu yitwa umugabo? Ni bantu ki bamwita umugabo? Bashingira kuki? Ni ryari umuntu bamwita imbwa? Abyitwa nande? Habaye iki? Ni ryari abantu bavuga ko habaye ubutabera? Bivugwa na bande? Nanone twibaze tuti ni ryari bavuga ko habaye ubutabera, cyangwa se bakavuga ngo ni ryari habaye ubutareba? Bivugwa nande? Habaye iki? Kubera iki? Ahangaha wakwibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuri izi ngingo tugiye kugenda tuganiraho na ndetse tugiye kugenda tuvugaho. Babivuze kuri ko ibifi binini bitungwa n'udufi duto. Ni koko, kuko nasanze mu kiyaga ntabajya kumenamo ibyo kurya by'amafi buri munsi ngo zibeho, nanjye bintera kwibaza ikizibeshaho ngo zibashe kubyara izindi fi. Ntekereza ko koko bishoboka ko zishobora kuba zirya ngenzi zazo. Nubwo ngikora ubushakashatsi ntarasoza, bintera kuba nemeyeho gato yuko ibifi binini bishobora kurya uduto kugira ngo zibeho. Ariko nanone nituba twibaza icyo kibazo, twongere twibaze tuti none se turiya duto two turya iki kugira ngo dukure? Ahangaha naho uri buze kwibaza ikindi kibazo ku mutima wawe. Niba ibifi binini bijya udufi duto, ese uduto two turya iki kugira ngo tubeho? Bisobanuye ko ibifi binini birya uduto kugira ngo bishobore gutunga utwa dufi natwo duto. Aho ngaho turacyahakorera ubushakashatsi, nyuma tuzaza kubabwira icyavuyemo. Nongere nditegereza nsanga abakora cyane atari bakeshi bitwa abakozi. Aha naho wakwibaza uti se kubera iki? Cyangwa ukagira ngo nasazi. Ariko uzareba umunsi habaye umunsi mukuru w'abakozi bagatanga konje, uwo munsi uzanyereke umukozi wo mu rugo uzahabwa ikiruhuko, cyangwa uzitabira uwo munsi mukuru kabone ko niyo haba hari bunyobwe fanta, bakenera umukarani wo kuzipakiza ariko atemerewe kwicara no hafi y'abakozi, kandi ibyo akora nabyo ari akazi. Ese koko ubwo buriyara abo bakwitwa abakozi? Ese koko ibi byo kubera iki? Ahangaha niho uzasanga hava ishingiro ry'akamaro ko kwiga. Bisobanuye ko kuba hari ubumenyi ufite ku rwego runaka utagaragariza impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, uko waba ubikora neza ute, abo mukorana bakwemera, uzitwa umukozi muri karitsiye, ariko mu rugaga rw'abakozi ntuzigera uzamo. Niyo mpamvu utazumva mudugudu afata konje, kuko we ntabwo ari umukozi. Ariko kandi nitujya kureba ibisabwa byose mu mategeko tuzasanga bihera mu mudugudu. Ubwo byumvikane ko umudugudu nawe ni umukozi ariko kandi utari umukozi. Ikinyarwanda cyiza naza kubikoreshamo ntabwo kibashije kuboneka kano kanya, ariko ubwo nzaza kugishakisha uburyo kituza gukoresha indi mvugo. Ariko ibi ngibi ni topike tuzagarukaho ubutaha. Reka tubanze dusimbukeho gato tuzabigarukeho, dukomereze kuri topike zacu, cyangwa se turebe topike y'uyu munsi y'igisobanuro cy'ukuri. Ariko reka banze mbahe ikaze. Nkomeje kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikirana 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali. Nge ndi Titus Innocent mu kiganiro kubera iki. Intego y'ikiganiro no guhishura ibyahishwa amaso y'abadashaka kureba kure kandi barora umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, no guhishura ukuri biciye mu kiganiro kubera iki. Nkwibutsa ko iki kiganiro wagikurikirana no kuri YouTube channel yacu, aho wandika ijambo kubera iki TV, ugakora subscribe, like, share, comment. Urandika ijambo kubera iki, usige mu mwanya TV, ukore subscribe, like, share, comment, maze ubuteye inkunga ikiganiro kubera iki. Kandi mujye mushyiraho n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tubashe kumenya byinshi tuza kubagezaho. Ni ryari bavuga ko umuntu yavuze ukuri? Haba habaye iki? Byatewe n'iki? Ariko se kandi reka twibaze tuti ukuri ni iki? Ese koko ukuri kubaho aho ubarizwa wowe unteze amatwi muri iyi saha, muri uyu munota? Ese koko wabonye ukuri kubaho cyangwa ni kubaho? Ese iyo bavuze ukuri wowe wumva iki mu buzima bwawe bwa buri munsi, umunota ku munota, isaha ku isaha? Ese koko waje gusanga koko ukuri kuvugwa guhari?
araguhamagaye cyangwa ntaguhari. Ibyo nibyo wakwibaza mu mutima wawe, ariko mu kanya uri buze no gutanga igisubizo kuko ntari buze kwihererana iki kiganiro. Namwe ndi buze kugira umwanya mbagenera wo kugira ngo mutangemo igitekerezo. Iyo bavuze ukuri wowe wumva iki? Mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, uzajya wumva abantu bakunda gukoresha imvugo igira iti mujye mugira ukuri. Nuri guhakana ibyazi akabwira uvuga ibyo yakoze ati mwajya mugira ukuri mu byo muvuga, kandi ubwo no kugira ngo yumvishe abandi ko arengana kandi ahakana ukuri. Aha tukibaza tuti kubera iki abantu bashaka ukuri cyangwa se bahakana ukuri bakanakurwanya ku rwego rwo hejuru kandi bashaka kwitwa abanyakuri, ku buryo ubise abanyabinyoma bo banaguheza umwuka? Ese koko kubera iki? Ese ni ukudasobanukirwa cyangwa no kwigiza ngana? Nanone tukibaza tuti bishoboka bite ko umuntu arwanya icyo atazi ngo anasobanukirwe ingaruka zacyo? Kubera iki? Ibyo numara kubimenya uri buze gusobanukirwa ukuri ku cyo bazi, ariko tutirengagije ko hari n'ababikora batabizi, bamwe bita injiji zigaragara nk'inyabwenge. N'ubundi gisobanuro cy'ukuri nge nari nzi ko ari ukuvuga ikintu nk'uko wakibonye cyangwa se ukakivuga uko cyakabaye kose, ntacyo wongeyemo kandi nta n'icyo ugabanijemo. Kandi koko ibyo ni nabyo ntumvaga buri wese agomba kwemera akanabigenderaho nk'aho ariko kuri. Kuvuga ikintu uko wakibonye cyangwa ukakivuga uko wacyumvise, ntacyo wongeyeho cyangwa nta n'icyo uhinduyeho, ibyo nibyo nibwiraga muri nge ko ariko kuri kwiza kandi buri wese yakubaha akanumva neza. Ariko muri rubanda nyamwinshi nasanze uko atari ko bita ukuri. Nasanze umuntu waba ugendera kuri iryo hame ry'ukuri kwa nyako bamwita utagira ubwenge cyangwa ufite ikibazo cyo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu uvuga ikintu uko yakibonye ntacyo ahinduyemo nta n'icyo yongeyeho, uwo nguwo bamwita umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Wakwibaza uti se kubera iki? Aha uribaza uti se kubera iki afatwa atyo? Nyuma naje gukora ubushakashatsi kubiswe abanyabwenge kandi ngo bikemezwa n'amahanga bakanabigenderaho. Ngerageza no kugenzura ibyo mbona mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nsanga abiswe abanyakuri ari umuntu wese wagiye ukora ikintu nk'uko yagitumwe, icyiza cyangwa ikibi, kubwo kurunga icyo ashaka atitaye kuri rubanda nyamwinshi cyangwa se nk'uko umufiteho ububasha yamutegetse atitaye ku kuri kwa nyako yaboneyeho. Ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abikorera kwishakira indamo, atitaye ku bihombo cyangwa ingaruka ziri buze kuba yanze kugaragariza ukuri kwa nyako. Ni ukuvuga ngo rero ukuri kwa nyako nasanze ari ukuri ujyanye uguhawe n'ushaka kutambutsa ibyo ashaka ariko atari ko kuri. Uwagerageje kuvuga ukuri yihandagaje nasanze ari umuntu wese wahinduye inyito y'icyo yashakaga kuvuga ngo hatagira umwumva nabi cyangwa se uwumva icyo yaragambiriye kugeraho, ku buryo n'ushatse kumubaza icyo yarashatse kuvuga ahita bihinduramo ibindi. Uwo niwe munyakuri. Wakwibaza uti se kubera iki? Nanone naje gusanga ubu icyemejwe nk'ukuri ari ikinyoma cyemejwe na benshi kubwo kwishakira indamu cyangwa se abona kuvuga ukuri bishobora kumuteranya nabo akesha amaramuko. Icyo gihita kiba ukuri bikaba akawa mugani ugira uti aterewe hejuru buri wese asamaye, kuko sinakwitangira abandi bantu kuko sindi Yesu. Niwe wemeye kwitangira abandi kuko we yarazi ko afite n'ubushobozi bwo kuzazuka adatinze. Naho nge rero ntawo kuzanzura mfite, ewe na ndetse nta nuhari keretse umuzuko wa rusanga bizera bategereje, kandi ntazasanga ibyiza bari kubimara, cyangwa se n'abakobwa benshi barababatwaye ubusugi. Ni ukuvuga ngo rero ngomba gusama yanjye aho kugira ngo nzapfe, n'igihe nzazukira nzasanga uburyohe n'ubunyunyusi bwose barabukuyemo, reka mbe nibereyeho aterewe hejuru di buri wese asamaye. Ariko ni hahandi tugapfa, nubwo buri wese yasamyaye n'ubundi ntazaguma ku isi. Ese koko kubera iki? None se tuvuge ngo aho gupfa none napfa ejo? Uwo nawo ni umugani w'ikinyarwanda, bisobanuye ngo rero aho kugira ngo ajye kwirirwa atanga ukuri gushobora kumugira mu kaga cyangwa se gushobora kumushyira mu kaga, yakwivugira ibyo bamubwiye da akareba karamuka kabiri. Buriya udashinga ntabyina, niko baca umugani mu kinyarwanda. Icyakora ku baciye bugufi nasanze iyo ukuri agiye kukubwira ukomeye kurusha uwo agiye kuvugaho ho bikunda, ku buryo hanakongerwamo amakabya nkuru. Ariko nasanze ugize ibyago wazana ukuri kuko urusha ubushobozi, ukibaza uti se kubera iki? Ubwo ni ukuvuga ngo
ngo byabaye nk'itegeko ry'ihame yuko kizira kikaziririzwa kuvuga umuntu kurusha imbaraga z'uburyo bwose, ni ukuvuga ngo akurusha imbaraga z'amafaranga n'icyubahiro. uwo muntu nujya kuvuga ukuri kw'amafuti yakoze ushobora kubizira cyangwa ukisanga wagiye ahantu utazi cyangwa se ahantu utateguye. bivuze ngo niba ubonye ukuri k'umunyacyubahiro cyangwa se ukaza kubona ukuri k'umuntu ukomeye, irinde guhita ukuvuga. nuza kukuvuga uri kwiteganyiriza ukuzimu kw'ejo hazaza, nubwo nabyo turaza kubisobanuraho ku mwanya wabyo. erega intero ni ya yindi ngo ukuri kose siko kuvugwa, havugwe ukwemewe n'ushaka kuvugwa, bitabaye ibyo warenze umurongo utukura. niba ugiye kuvuga ukuri kutemewe n'uwo ushaka kuvugaho kandi akurenze, bivuze ngo uri mu mazi abira. ariko ibyo nawe wibaza uti ninde bikorewe? wakwibaza uburyo umuntu akwaka utwawe ku ngufu akakugenera icyo ashaka, akanakubwira ko ari kugufasha kubwo kukugirira impuhwe nyinshi. washaka kwerekana ukuri ukaba wahita ubonerwa icyaha kigomba kukugeza imbere y'ubutabera kandi uzira ubusa. icyaha kikaguhama ukitwa inkozi y'ikibi muri rubanda kandi urengana kubera kurwanira ukuri k'uburenganzira bwawe bwahinduwe uburenganzira na ba mwishakira ndamo. kubera iki? ni naho hariho ibintu bamwe bashobora kuvuga ngo bararwanira uburenganzira bwabo. ese koko witegereje neza ubwo burenganzira bwawe uri kurwanira kuba muhanganye ntago biri guhinduka uburenganzira? ese koko kubera iki? no kubera iki ibi bintu bibaho? ese koko no kubera iki ibi bintu abantu babigenderaho kandi byabaye ihame? ukuri kose siko kuvugwa. uko niko kuri kwabayeho muri rubanda kandi ubu ngubu niko kuri kugenderwaho. niko umufaransa yari yabivuze ngo toute la vérité ce n'est pas bon à dire. niba rero byaravuzwe uko nguku n'abo biswa abanyabwenge bakaba birimo kugenderwaho uyu munsi, ese koko uko kuri kurahari? utwawe ariko muri rubanda ubaye sekibi. aha kandi wakwibaza ati ukuri k'ukuntu umukobwa yagupangira kugushirishamo yabipanganye n'umwanzi wawe bakundana, bakabanza bakorana imibonano ku munsi wari urajya kumusuraho, noneho bamara gukorana imibonano kuri uwo munsi mwarangiza namwe mukavugana, mwamara guhura ako kanya mumaze kugera aho mugomba kugera akikora utuntu twinshi naho ukumbi yagupangiye. nyuma gato ukumva umukobwa aratabaje agakora ku munwa, induru akaba yihaye umunwa, agatabaza avuga ko umufashe ku ngufu. ako kanya ababishinzwe bakaba baraje bagapima umukobwa koko bagasanga yarongowe kandi ari wowe muri kumwe, ariko wibuke ko atari wowe wabikoze. ariko wowe ntibagupime ngo kuko ntaho bigaragarira, ubwo ukaba uri ishene. ese ye uko kuri kuzavugwa nande mwakabyaramwe? kandi bene aba tubujuje muri sosiyete. ese koko kubera iki? ni ukuvuga ngo niba hagiye gufatwa ibipimo by'uwafashwe ku ngufu, uwafashe ku ngufu nta gipimo kibigaragaza, ni ukuvuga ko wa wundi bavuga yuko yafashwe ku ngufu niba mupima koko barasanga yarongowe. ese koko wowe niki kiri buze kwerekana ko atari wowe wabikoze kandi ari wowe bamusanganye? emera ukora ubwo buroko. ubwo abantu bakaba inkuru bayigize kimomo ko inkuru ari ukuri, basanze umugabo yafashe umukobwa ku ngufu kandi n'ibipimo bya dogiteri byabyemeje. ayiwe nguko kuri twujuje. nyuma agashaka umugabo agatunganirwa, undi mugabo ari gukora uburoko kandi mu nsengero akaba yabicikishije. ese ye uko kuri kuzavugwa nande? kubera iki? igitangaje nuko yari mu rusengero avuga yuko yihanye ibyo yakoze byose yamaze kubibabarirwa, ariko kandi wa muntu yafungishije wagiye muri gereza na n'uwo munsi ukiri muri gereza ntabwo azigera na rimwe ajya kuvuga mu rukiko ko yamufungishije amubeshyera atari we bari baryamanye, kuko nawe yaba ari kwishira mu kagozi ashobora kubihanirwa akavuga ati nakora igihano cye ariko ngewe narihanye, ariko ntazigera na rimwe ajya kumusaba imbabazi. nguko kuri twujuje mu mitima yacu. mbese ni ukuvuga ngo buri wese uri ku isi bakuyeho ka gakingirizo bita umubiri w'inyuma bakerekana mu mutima we disi, buri wese yajya atinya kunyura no mu nzira kubera ibibi bitwuzuyemo imbere. ukuri kw'inyuma niko kwaganje muri benshi, ariko ku mutima wacu hariho ibinyoma byinshi, kandi nuko kuri kw'inyuma nako ntaguhari, kuko icyuzuye inyuma ni ibinyoma gusa. abantu bagaragaje, abantu barica abandi, abantu baragambanira abandi, ubuzima bwabo bugiye mu kaga. bene abo babikora bicaye mu ntebe z'icyubahiro barahimbawe cyane nk'abantu bakoze ibitangaza by'ibigwi byiza ndetse ari ab'amaboko meza, ariko kandi ab'amaboko meza bafite aho bazirikiye, abandi bari aho ngaho barimo banezererwa ibibi bakoze. muri sosiyete za buri munsi, umunsi ku munsi ku isi turi buze kubona abantu benshi mu bitabo bigiye bitandukanye bagiye
bagiye bahemukira abandi bakabakuza muri sosiyete nyamwinshi cyangwa se muri rubanda nyamwinshi, bakicara mu ntebe zabo z'ibyubahiro babasimbuje amafuti yabo babageretseho. Ese koko ukuri kurahari? Ni ryari ukuri kuvugwa? Inzobere mu by'ukuri nkaba ntimpirimbanyi yako, nasanze ukuri ari ukuvugiwe aho kwateguriwe hanyaho mu gihe cya nyacyo. Aha uhite wibaza ngo ahantu hanyaho ho kuvugira ukuri ni he, cyangwa aho kutavugira ukuri naho wibaza ngo ni he kandi ryari. Ese koko ni he hanyaho ho kuvugira ukuri? Ese aho kutavugira ukuri ni hehe? Ese wowe hari icyo ubitekerezaho, cyangwa se hari icyo wowe ubyumvaho, hari akuntu nawe ubibona? Aha nawe wibaze nguko nanjye nibaza. Ese koko hari icyo ubitekerezaho? Uri umushoramari, rwiyemezamirimo, ufite ibigo runaka, amashuri, supermarket, restaurant, bar, ufite hoteli, sitasiyo, the shop runaka, cyangwa ibindi bigo runaka kandi bifitiye rubanda umumaro, ariko kandi ukaba wifuza aho wamenyekanishiriza ibikorwa byawe. Reka tukubwire ko 103.5 Capital FM turi hano ku bwawe ngo tugufashe kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe byiza. Wakwibaza uti se wadusanga he? Turi hano i Kigali, wadusanga hano mu mujyi mu nyubako ya Dorona House. Wakwibaza uti se nuwe murungu nababonaho? Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se duhamagare kuri 0786433849, 0786433849. Ese koko nihe hanyaho kuvugira ukuri? Nihe biteganijwe kuko uri ariho kugomba kuvugirwa, cyangwa se nihe kwa kuri kutagomba kuvugirwa? Ese wowe waba uhazi? Ese urifuza kumenya aho kuri kwa nyako gutangirwa naho kudakwiye gutangirwa? Wowe se hari igitekerezo bifiteho? Reka tubahereze umurongo wa telefone maze tubanze tubahereze wa mwanya muto wo kugira ngo dufatanye kuganira ndetse dufatanye kugira ngo twungurane ibitekerezo. Aha uragenda duhamagara kuri nimero 0799373034, 0799373034, maze twivugire ku kuri. Ese ukuri kugaragazwa n'iki? Reka tubanze twitabe ku murongo wa telefone tubanze turebe ngo mbese uko kuri ni ukuhe. None kukuri wumvise abantu benshi bavuga yuko ugukoresheje ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga. Hari umuntu ushobora kuza gukoresha ukuri kugira ngo akure mugenzi we mu bibazo kandi we yakwishyira mu bibazo. Ibyo bintu birashoboka? Abanyakuri ndi bande? Byari ukuri gukora mu kiye? Ibyo nibyo bintu tugiye kurebaho, twongere turebe ngo mbese uko kuri koko kurahari. Mukanya abantu mukomeje kugenda muhamagarira, mwihangane turagaruka twongere tubaho undi mwanya, turongera kuza kubaha umwanya wo kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu mu nyuma. Nabandi mugenda mutwandigira ngo ntago turi kubafatisha, birumvikana muba muri benshi cyane, ntabwo mwahita mudufatisha. Ariko aha uhite wibaza ngo ahantu hanyaho kuvugira ukuri ni he, cyangwa aho kutavugira ukuri naho wibaze ngo nihe kandi ryari. Mu gihe tugezemo naho ukuri kudasigasiye kuburizwamo imbere y'ikinyoma. Ni ukuvuga ngo ukuri kudafite ibimenyetso ako kanya muri rubanda guhita guhinduka ikinyoma. Aho umuntu aguhamagara kuri telefone uzi ko muri inshuti akakubaza ibintu nkaho muri gutebya, ukivugira ibyo ubonye bitari ku mutima, we akagufata amajwi, bikarangira ejo wisanze mu manza z'ibyo wakoze tazi. Erega ukanakatirwa uzira akamama kubera brage z'ikinyoma zahindutse ukuri, umunyakinyoma yidegembya hanze. Ni ukuvuga ngo umuntu akuzaniye inkuru kubera yuko yabonye we nta kundi kuntu bagushira hasi bitewe n'ikintu runaka wogiye kugeraho, ariko we aje kuganiriza nk'umuntu mumenyereye, ariko ko ari kukuganiriza akagushiriramo utugambo kwatuma wisanga wagiye mu mutego wowe utazi utanateguye. Warangiza wowe ugahita erega wisanga mu butabera ukanakatirwa. Ubwo umunyakuri akaba yegiye muri gereza, umunyakinyoma ari kwidegembya hanze, kandi muri rubanda agasigara ababwira yuko yakugiriye inama ukanga kumva, ariko yamaze kukugura kare. Ese uko kuri kuzagaragazwa nande? Mbega gahinda bantu banjye mwigengeseri muri byose muba mugiye gukora no kuvuga byaba bishobora kugirana isano n'icyaha, kuko ukumva iruhande atwara amakuru ntabwo areba mu mutima. Niyo mpamvu uzasanga abanyakuri atari bo bumvwa muri rubanda, kuko abanyakinyoma ari bo bazi uburyo bwinshi bwo kubika ibimenyetso, kuko baba bazi ibizakurikira ejo, kuko bazi biri ku mutima yabo.
yabo n'ibyo baba bapanze, naho umunyakuri aba yimereye nk'akagoryi katagira icyo kitayeho kubera ko nta kibi kiri ku mutima we. Niyo mpamvu uzasanga hari umuntu mwagiye muganira ibintu ariko ejo mwasanga mugiye kuburana byose agahita aza akubwira ati mwumve n'amajwi namufashe n'ibyo twavuganaga byose, kuko wari uzi ko nta na kimwe gihari kubera ko nta kibi wishinjaga ku mutima. Ariko ikizakwereka ko we yari yagupangiye kandi yaragufitiyeho intego nuko uzasanga afite ayo majwi yose n'ibyo bimenyetso byose yafashe. Ni ukuvuga ngo we yiteguye urubanza mbere y'uko urubanza ruba. Bivuze ko uwo muntu yagutegaga imitego igihe cyose mwabaga muri kumwe. Byumvikane ko n'ibiganiro yagushyiriyemo amagambo agomba kugufungisha, kubera ko umuntu w'inshuti yawe ntiyakuri kodinga igihe mwaba muri kuganira ntakibategura imbere yawe. Ibi bintu mugomba kubitekerezaho cyane. Wibaze ngo mbese niba bari mu rubanza hariya mu rukiko, kubera ko uriya muntu yabanje yamufata amajwi, kubera ko yamufashe ibimenyetso mu biganiro baganira, aho uzasanga umukobwa avuga ngo uyu musore nge twaraganiraga mwumve n'amarikodi yagiye tuganira ibyo twaganiriye, ugatangira ukaburana ati izo rikodi ukareba mu kirere. Nshuti yanjye yagupangiye kare, ni ibintu yari yaragambiriye kuri wowe mbere y'uko wowe muhure, yari yaramaze kumenya ko mugomba guhura. Abo ni bamwenye mipangu. Uwo ni umuntu ushaka gusobanukirwa umuntu azagende kuri YouTube channel yacu maze kurireba ikiganiro bivuga ngo ibyo utagomba kumenyera, barebe n'ikiganiro umuntu niki, uzahita umenya umuntu wari we, umenye n'inzira ukwiye gucamo n'iyo utagomba gucamo mu buzima bwawe. Ahangaha uzahita umenya n'ibyo utagomba kumenyera. Ibyo byose uzabisanga rero kuri urwo rubuga rwacu rwa YouTube, aho wandika ijambo kubera iki ugasigamo Umwanya TV, ugakora subscribe, ugakurikirana ikiganiro kubera iki. Uzaza gusobanukirwa niki nakwiriye kumenyera, uzasobanukirwa injiji zigaragara nk'inyabwenge mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igihe cyose uzabaho uzaba umunyabwenge ugaragara nk'injiji, ariko uzirinde mu buzima bwawe bwose kugaragara nk'injiji y'inyabwenge. Aka kantu uzakirinde mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, uzagaragare nk'umunyabwenge wigize injiji, ariko kandi mu buzima bwawe uzirinde kugaragara nk'injiji igaragara nk'inyabwenge, kuko injiji igaragara nk'inyabwenge ni mbi mu buzima bwose bubaho ku isi. Iyo ngiyo rwose nuhura nawe uzamenye ko wagushije ishano. Uzajye kureba ibiyiranga mu kiganiro kubera iki. Ku batarakurikiranye ikiganiro muzagendaho kuri YouTube, muzaza kugikurikirana ku buryo burambuye maze musobanukirwe ibyinshi by'umuntu. Hari abantu rero buriya bishwe no gusuzugura akantu gato bakerenseje gato bisanga mu mazi abira. Reka tubonereho kubwira abantu, ariko murabizi neza ko bya bikorwa byiza byanyu mufite kugira bigira agaciro ari uko biba byamenyekanye. Urabizi ko waraguze inkweto nziza ariko warangiza ukayibika mu cyumba cyawe gisukuye, ariko ntuyambare abantu batazigira bamenya ko waguze inkweto nziza. Ufite bya bikorwa byawe byiza by'indashyikirwa, dore ibyo bigo byawe byiza by'amashuri, reba iyo sitasiyo yawe, reba iyo hoteli yawe, dore urwo ruganda rwawe rwiza. Hari ikintu kiburamo byinshi. Ufite ibyo bikorwa byiza, magaze nziza, buri kintu cyose cyiza, ariko usiko ari ikintu kimwe wibagiwe. Ngwino tugufashe kugira ngo abantu bamenye ibyo bikorwa byawe byiza. Aho ngaho bihishe, niyo mpamvu wisanga mu bihombo cyangwa ukagira ngo wungutse. Naho disiwe utwo nguko ninga gatonyanga mu nyanja. Hari byinshi ugomba gufata, ibanga ntarindi. Ngwino ku 103.5 Capital FM tugufashe kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe byiza by'indashyikirwa. Duhamagare kuri nimero ya telefone ya 0786 664 38 8 0786 erega tugufashe kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe byiza maze ukirigita ifaranga. Dore kave abantu bambare baberwe ku myambaro yawe myiza ufite aho ngaho wanze kwamamaza. Erega uwabuze umuranga yaheze mwanyina. Erega byabaye intero. Uragira ngo umukobwa mwiza ubu ngubu ufite amaguru meza akambara ibirebire umusore aracyamureba. Uzarebe mu muhanda abagabo bararunguruka kubera iki? Amataye meza y'abakobwa banyuze hari. Erega nuko bayagaragaje, ariko uwayahishe se yagaragaye. Erega namwe mwige kugaragaza ubwo butunzi bwanyu bwiza, abantu babagane bagore business zanyu zaguke, amafaranga muyafate buri munsi. Erega murebe uburyo ki amafaranga yizana nk'imfura. Reka twikomereza ukuri. Abantu mwabuza babaho ukuri ku buzima bwanyu ngo mwamamaze iby'ingenzi maze erega abantu bazi uko ni ukuri kwa kundi noneho kutabererikiye. Nje naje kugenda mbahereza
kubwiriza ukuri. Reka rero twikomereze n'ikiganiro cyacu turi ku kuri. Ese ukuri ni iki? Nihe kugomba kuvugirwa? Ni hehe kutagomba kuvugirwa? Aho ngaho niho turi. Ako kanya uwo muntu bamaze kumugambanira, bamufashe amajwi, umugome amaze kumwereka yuko iwe yamufashe n'amajwi kandi we nta na kimwe yari yitayeho. Noneho we akibera aho ngaho, umunyakuri yimerenga akagoryi kibereye aho, nta na kimwe aba yitayeho, ntabyo kubika ibimenyetso, kuko azi ko umutima we igihe cyose arimo atekereza, azi yuko mu mutima we nta kibi kirimo, akabona ko n'abandi ariko bameze, akirengagiza ko imbere y'ubutabera hadakora amagambo gusa. Ahaho naje kwigiramo ko ukuri k'urukiko ari inyandiko gusa gusumba ibindi bisobanuye. Ni ukuvuga ngo ibindi byose bisobanuye ko imana y'urukiko ni inyandiko n'abatangabuhamya gusa. Ibindi byose uzazana mu rukiko, wasenga amasengesho benshi atagira ibimenyetso, nta nyandiko, nta n'abatangabuhamya, inshuti yanjye, uzakatirwa nurangiza ujye gukora umurimo w'Imana hariya muri gereza. Kabone ko niyo yaba umuvandimwe wawe ufata icyemezo cya nyuma mu rukiko, nta kimenyetso na kimwe ufite kandi ufite ukuri, nawe abizi ko ari ukuri, ntiyakurengera. Kabone ko niyo yakurengera yaba bikoze ku marangamutima ye, ariko yaba yirengagije amategeko, bishobora nawe kumugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo ukuri kwa nyako ni ikinyoma gifite ibimenyetso baguhimbiye, kikagira n'abatangabuhamya. Ahangaha muzajye gusoma igitabo cya Julius Caesar, muzabona uburyo ki uwitwa Cassius yagambaniye Caesar. Muzaza kubibona, bashaka n'ibitangabuhamya by'ibifuti, bashaka n'abantu benshi, abagabo b'ibigoryi b'abatangabuhamya, baragenda baramushinja. Bamaze kumushinja, Caesar birangira yishwe. Ni ukuvuga ngo icyo gitabo nuza kugisoma uzasangamo akarengane gakorerwa abanyakuri, akaba aribo bajya gufungwa, abandi bakicwa bazira ubusa. Abanyabinyoma bakoze ibibi byinshi aribo bisigariye aho. Ariko icyiza, Imana ihora ihoze, niko Abanyarwanda bavuga, nabo bikazarangira bibagizeho ingaruka. Ibaze nawe, ariko wowe ibyawe bya mbere wabibuze. Ni ukuvuga iki? Ubu ngubu uyu muntu agiye kuvuga ukuri, abanza yareba uwo agiye kukuvugaho. Ukomeye yagiye kuvuga ukuri kuworoheje, n'ubundi aravuga turiya se yantwari, agahita kuvuga yeruye. Uzaharanire gukora kugira ngo uzagire ubushobozi bwawe bw'amafaranga buguhereza icyubahiro cyo kuvuga ijambo ryawe nk'uko ubyifuza, kandi uzakoresha ubwenge bwawe kugira ngo iteka ryose uzaharanire kugira ngo uzahure n'abanyacyubahiro bakubonamo mu mutwe, kuko abanyacyubahiro hari ahantu henshi barengera abantu bagiye kurengana, bakarenganurwa gusa n'icyubahiro cy'aba banyacyubahiro bicaranye. Igihe cyose mu mutwe wawe hazaba hari zeru, ntabwo uzagira amahirwe yo kugira inshuti y'umunyacyubahiro n'umwe. Ukibaza impamvu umunyacyubahiro kumuvugaho bigoye, ariko we kukuvugaho bikaba byoroshye. Ni ukuvuga ngo yabikoreye igihe kirekire, ntakura akeneye amafaranga yatanga ukuri. Ni ukuvuga ngo n'amafaranga yashobora kumuha ubutabera imbere y'umucamanza w'umutareba. Ibyo bintu byose tubibona hano ku isi. Nagiye mbarangira ibitabo byinshi muzasomamo izo nkuru, mbabwira igitabo cya Gokeshen Chokesako, muzagenda mubonamo ikinyoma cyagiye cyubahirizwa aheshi. Ariko kandi ugasanga nubwo tuvuga ibi byose, hari abanyakuri bahari, aho abenshi uzasanga ukuri gukwiye kuvugirwa nk'uko mwabivuze mu buriri uryamye. Ariko kandi uzasanga benshi ukuri kwa nyako nako akwiye kukuvugira wowe mu mutima we wenyine, cyangwa akajya muri tuwarete agafunga neza akisanzura, yarangiza akabwira tuwarete ukuri kwe kuko itazamumenera ibanga. Ariko ahandi hose azayivugira, nuribwira umugore azarimena. Ni ukuvuga ngo rero uko kuri kwabuze umuntu wagutanga nk'uko bugukwiriye. Ariko kandi ukuri kose ngo siko kuvugwa. Ibi ngibi muri rubanda byahise bigira ishingiro, kandi koko byemezwa uko nguko, ku buryo ki ushobora kujya kurenganura umuntu ugiye kwicwa. Ariko kandi uwo ugiye kurenganura bishobora gushira ibyago umunyacyubahiro runaka, nawe agahita rero akurangiza vuba vuba. Kubw'ibyo rero aterewe hejuru, buri wese asamaye. Deswe, ese ukuri kuzavugwa nande? Kuzagaragarira he? Bityo rero twanzure ko ukuri guhari cyangwa ukuri ntaguhari. Ibaze umugore murara hamwe mu nzu, ukamufata ubwawe ari kuguca inyuma, warangiza wahamagara ubuyobozi, waba uri kurwanirira ukuri kwawe ngo uharanire kugaragaza uburyo ko umugore wawe arimo kuguca inyuma, barangiza we n'umugabo bari kuguca inyuma bakagukubita inkonji, bakaguhondagura amakofe, washaka kujya kubiburana ukisanga mu maboko atari ayawe, bakubwira yuko bukubise umugore. Ibaze uburyo ko umugore abanza yagukubita ikintu cyo mu mutwe, washaka kwirengera wamukubita urushira umwe agahita yikata. Ibi ngibi ni inkuru twabonye kandi zifite gihamya, aho umugabo we yamubajije kubera ko
bwashe saa tanu umugore ahita yikata afata urwembe ahita yikeba ukuboko, arangije kwikeba ukuboko ahita atabaza ko umugabo amwishe. Ako kanya umugabo ahita akatirwa, na n'ubu ngubu aracyakora igifungo kandi uwo mugore arakidegembya hanze, none hari kubona uburyo asambana neza n'umugabo we basambanaga kandi cyari ikinyoma. Hari abantu benshi bagiye bahimbirwa ibyaha by'ibinyoma kuko ubutabera bwo bureba ibimenyetso, bureba uwababaye. Umuntu umwe arakubita undi igipfunsi yarangiza wagabari ukuba amaguru hasi ngo baramwishe, uwakubiswa agafungwa, uwakubisa yihagarariye aho ngaho. Nguko uko ibintu bimeze. Umuntu asigaye amenya yuko wamenya amafuti yakoze, wamenya amafuti yakoze akabimenya utanaribuye yatangaza, ariko yakeka ko ushobora kuza kuyatangaza agahita gutanga kujya kurega wowe ko ari wowe wayakoze, ubwo ugashikirizwa ubutabera, ibindi bikazaza kure. Kubera iki? Kubera ko abantu bakomeje gutakaza ubumuntu n'ubunyangamugayo mu mitima yabo bagambanira abandi. Arega abantu bararugana, abandi baratererezanya ibitega na nyabingi, abandi baricana, ubuzima bwa buri munsi bwabaye akaga. Kubera iki? Ukuri kwabaye kure. Ibaze ko hari ibintu wabona n'amaso yawe, wayabonesha amaso yawe ugahita wifuza gupfa ubwawe, kubera yuko umuntu ubonye ateye ubwoba. Kuba ibibonye ibyo byonyine azajya akubwira ati nubivuga urapfa, kubera amahano y'umuntu ubonye runaka ari gukora ibibi. Ibi ngibi tuzajya kubisanga mu gitabo cya Animal Farm, aho inyamaswa yitwa boxer yiboneye ubwayo ibyabyo igihe yari igifite umumaro. Nyuma yo kunanirwa kukuzuza ibyo yuzuzaga, Napoleon ayijyana kuyibagisha. Ibaze sha, abatarakurikiranye icyo gitabo tugisobanura hano, muzajye kukireba kuri Kuberiki TV. Cyangwa kwibutsa gukora subscribe kuri Kuberiki TV, ukaba wumva ibiganiro hari icyo byubaka mu mubiri wawe cyangwa se mu ntekerezo zawe, hari n'umurongo biguha. Genda unkorere subscribe, iyo ni inkungura bumpaye ikomeye, kandi ibiganiro tugakomeza tukabyumva, rega tukabigezwaho byinshi. Aka kanya wibaze ngo mbese niba ushobora kuvuga ukuri ukakuzira, ese kuvugwe cyangwa kuveho, ese muri uyu mwanya uko kuri kurahari cyangwa ntaguhari? Reka twongere turebe indi topic ya kabiri, niturangiza noneho duhite tubahereza umwanya noneho mutanga ikindi gitekerezo. Iyi topic tugiye kugeraho iri kubaza ngo mbese ni ryari umuntu yitwa imvuzivuzi? Aha uhite wibaza. Noneho nyuma tuze gukurikizaho indi topic yitwa kubera iki kuvuga ukuri kw'amafuti y'umunyacyubahiro ari ngo kwicukurira imva y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kubera iki? Ariko mbere yuko tubyinjiraho, reka tubanze dutanga umurongo wa telefone iminota 2, niturangiza duhite dukomeza ikiganiro cyacu, turebe ngo ni ryari umuntu yitwa imvuzivuzi, abyitwa nande, habaye iki, kubera iki? Yego none se dukora iki kugira ngo duhindure sosiyete? Cyangwa iyo umuntu ashaka kugaragaza ikintu nk'uko cyabaye kandi hari abandi bantu bavuze ikinyoma, uwo muntu bamwita imvuzivuzi. Hakaba n'umuntu witanguranwa mu kuvuga ibintu abandi batinye kuvuga, akenshi uwo nguwo bazamwita imvuzivuzi. Ese imvuzivuzi itandukaniye he n'umunyamagambo? Aha niho tugiye kugenda turebe, twibaze ngo mbese ni ryari umuntu yitwa imvuzivuzi, ni ryari umuntu bamwita umunyamagambo.